Ndabasuhuje nk'uko bisanzwe ni ya channel yanyu ya Lamusofori, nta kindi rero nk'uko bisanzwe nta kindi tubagezaho inkuru za kera, inkuru z'amateka y'u Rwanda, amateka y'Abanyarwanda. Nk'uko bisanzwe rero iyi channel nta kindi yashyiriweho mwebwe mudakunda kubona umwanya wo gusoma, kugira tujye tubabwira iby'amateka y'u Rwanda namwe mube mwabibwira abandi. Tudatinze rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe inkuru nyamukuru y'umuntu ukomeye, umugore ukomeye mu Rwanda uzwi mu mateka. Sinzi niba benshi hari icyo mumuziho cyangwa se mwaba mumuzi. Ubu tugiye kurebera hamwe inkuru nyamukuru y'uyu mugore w'igihangange Icyatwa, umugore utaravugirwagamo, umugore wari ukomeye cyane. Tudatinze rero reka turebere hamwe ngo uwo muntu ninde. Mu bice by'ishyamba ryinshi riri kure y'imijyi hari ikiremwa cyuzuye ibanga, ubwiza, imbaraga ni Nyirarunyonga, umwamikazi w'imvura, umugore w'amarenga wagendaga mu gicu nk'umuyaga. Abakurambere bamuvuzeho byinshi kuri we, ariko se uwo ninde koko? Nyirarunyonga yavukiye mu myuzure. Bivugwa ko Nyirarunyonga yavukiye igihe isi yari irimo ibihe bikomeye, igihe cy'imvura idacika, ibiti bivuga, inyoni zicecetse. Yavukiye mu mazi, afite ububasha bwo gutuma imvura igwa cyangwa igahagarara. Imvura yamwumviraga yitwaga Nyirarunyonga kuko yazanaga urusaku nk'inkuba, ariko agaca ibintu nk'inzira y'umugezi utuje. Icyubahiro n'ibanga rye. Mu bihugu byinshi bya Afurika, Nyirarunyonga afatwa nk'ikiranga ubuzima kuko amazi ni ubuzima. Mu Rwanda bivugwa ko benshi basengaga Nyirarunyonga kugira ngo imvura igwe mu gihe cy'isarura, ariko ntiyashimaga ababaga bafite umutima mubi. Yazanaga inkuba aho baba ikabakubita. Nyirarunyonga n'abantu. Hari umugabo witwa Gakuba wigeze gushaka gutwika ishyamba kugira ngo yubake ubukungu bwe, ariko mu gicuku haje ishyuheri y'umuyaga n'imvura idasanzwe. Abantu bemeza ko ari Nyirarunyonga wamuhagaritse. Kuva icyo gihe abantu batinyaga gutera amazi icyashya. Ubutumwa bwa Nyirarunyonga. Uyu munsi abantu benshi bibagirwa ko amazi afite ubugingo. Nyirarunyonga dusigira ubutumwa: nimwubahe amazi, nimurinde ibidukikije, kuko iyo amazi arakaye n'isi iraturakarira. Nyirarunyonga ni inkuru itazibagirana, si iy'ibihe bya kera gusa n'iy'iki gihe. Yibutsa abantu ko ubuzima buturuka ku mazi, kandi ibidukikije bigomba kwitabwaho. Niba ukunda inkuru, imigani n'inkuru z'amayobera nk'iyi, kora subscribe kuri channel yacu, dusangire ibitekerezo, comment kandi ukande like. Naho ubutaha, Imana y'u Rwanda ikomeze kubana namwe. Naho ubutaha, murakoze cyane.